Yes guys, nongeye kugureza ikaze kuri The Truth Inside aho uri kumwe nanjye Bahati Chris mu kiganiro cy'uno munsi cyangwa se mu nkuru y'uno munsi. Nta kindi rero nshaka kugira ngo tuganire, ni ikibazo kiri hagati y'abasore babiri, ari umwe mu bahanzi cyangwa se umwe mu baraperi. N'abandi naba basore uko mubabona kuri video iri aho nga imbere, ni Chris Brown ndetse no bita Quavo. Quavo barimo barapiki hagati yewe na Chris Brown. Ndagusabye rero kugira ngo wowe ukomezanye nanjye aho ikiganiro kigiye gutangira naho kiri buze kurangirira, aho tugiye kuganira ku kibazo kiri hagati ya Chris Brown ndetse na Quavo. Ahanga kuri The Truth Inside, ubutumwa hasi ndetse na live. Okay, ikibazo kiri hagati ya Chris Brown ndetse n'umuhanzi bita Quavo ni ikibazo gikomeje cyane kugenda giteza impagarara hirya no hino ku isi cyane, kandi ni ikibazo gikomeje kugenda kabisa wumva yuko uko bwije nuko bukeye kigenda gifata iyindi ntera. Okay, reka mbabwire rero ikibazo kiri hagati y'umuraperi Quavo hamwe na Chris Brown, aho bakomeje guterana amagambo babinyujije mu ndirimbo. Bimeze gute sasa? Nubwo rero Chris Brown ubwo aheruka gushira indirimbo ye hanze bita Weekend's Link, aho yabwiraga mugenzi we Quavo ngo yakagombye kuba ari we wapfuye, aho kugira ngo uriya mugenzi we witabye Imana mu tsinda rya Migos wo bitaga Take Off, ngo nago ari wakagombye kuba ari wakagombye, ngo ati ngo ntiyakagombye kuba harapfuye Take Off, hakagombye kuba harapfuye uwo bita Quavo, ari we uyunguye urimo kudisinga hamwe na Chris Brown. Ndetse akomeza namubwira ati usibye nanjye kuba nakukomeza kukubwira gutya, ndetse no mu tsinda rya Migos niko nabo babyifuzaga. Ndetse kandi Chris Brown yaje kwigamba muri iyi ndirimbo, aza kwigamba kuri Quavo ko yamuciye inyuma ku mukobwa bahoze bakundana, aho we yemeza ko baje kugirana ibihe byiza ubwo yari agikundana na Quavo. Urumva rero umusaza yashizemo n'akamanyeri twatono n'iki namwe mutayobewe mwege mudukurikirana ibiganiro byacu kuri The Truth Inside. Abasore ni bakina guys, nijya binijya mbwira. Reka nceceke nange ko ndeke kubivugira hanga. Reka dukomeze inkuru yacu rero. Kuri ubu rero Quavo nawe yaje gushira hanze indirimbo yise Over House and Beach, isubiza Chris Brown amagambo atakwishimira kumva harimo imico ye mibi yo gukubita abagore, aho yibutswa ni kubitwa rya Rihanna guys ndetse no bita Kate and Train ndetse n'abandi. Indirimbo ebyiri z'aba bagabo zije zikurikirana izasohotse mu cyumweru cyashize, aho Chris Brown yari yibasiye uyu muhanzi w'umuraperi bita Quavo mu ndirimbo yise Freak and Quavo, nawe rero aza kumusubiza mu ndirimbo yise Tender. Nuko rero ababirebera hafi bavuga ko imva n'imvano y'aba bagabo bombi ari ugwera 2017 ubwo Quavo yatangiraga gutereta uyu ex-girlfriend wa Chris Brown. Chris Brown hamwe na Train batangiye gukundana hagati y'umwaka wa 2010 na 2015. Batandukanye amushinja kumuhohotera ndetse bijyanye no kumwica, ari nabyo uyu muhanzi Quavo anagarukaho mu ndirimbo adisinga uyu muhanzi Chris Brown mugenzi we. Urumva yuko barimo barapfa ikintu cyitwa umukobwa guys. Umwe what na handi rero birabera no kuvuga ati inkuru yose uko igenda ikurikirana cyangwa se uko tugenda tumenyaho byinshi kurushaho, tugomba kuza tuhita tubikugezaho kuri The Truth Inside. Mwibutsa gukora subscribe ndetse no kudusigira ubutumwa hasi ndetse na comment guys. Hereza inshuti zawe maze tubonane maze mugezeho ewana ibyo ukwiriye kugira ngo ubone cyangwa se kumva guys. Yes, na handi rero nahanga kuri The Truth Inside ndacyari kumwe nawe, ni Bahati Chris in bye bye. Ciao.